so urumva nuko abyarana n'umuja ariko Imana isezerano ryari riri muri Aburahamu sorry muri Sara ko bagomba kuzabyara Isaka. Iyo generation mu kubaho gutyo yaje kubyara Yakobo nawe tuzabona indi nyigisho yo ko nawe ibi byose byagendaga bisimboliza umuntu umwe ariwe Kristo. So yaba muri Isaka akaza Yakobo akazabyara akabenguka Rasheli akabenguka wa mugore wabyaranye abandi bana 10 ariko Imana ikemera ko ifata Yosefu na Benjamin abandi 10 bo kwa Leya. Imana ikabivuga gutya isa nkaho ibanza ariko blessing abariye Isaka na Ntuza. Abangaba turaza kureba ukuntu basimbolizaga